dutegurane umurete uryoshye cyane urimo imboga, poivro y'umuhondo, y'umutuku n'icyatsi, inyanya n'igitunguru. Hano rero nari maze kubikata, ntabwo nigeze mbereka ndi kubikata ko ubikata mu buryo nyine ushakamo. Hano nabikase bihagaze, byabize kuba bifite shape imwe nyine. Hano nahise nshyiraho ipanu, nshyiraho utuvuta dukeya, ushyiraho amavuta make ari buhishe izi mboga zawe ugiye gushyiramo. Igitunguru, poivro zose nyine y'umuhondo, y'umutuku. Hano nahise nshyiramo inyanya, nshyiramo n'umureti. Inyanya uzishyiramo biriya bintu bimaze gushya neza fresh. Hano rero murabona umureti wacu ukuntu wari umaze kumera. Iyo umaze gushyiramo umureti rero urapfundikira. Kariya kantu ko gupfundikira mubonye ugomba gupfundikira kugira ngo umureti wawe uze kuza ubyimbye, wafashe shape nyine nini. Aha rero nari maze kuwarura yusi umureti wari uryoshye cyane. Mubano nari maze kwirira ndimo ndarya mvuga ati wow, Mana ugira neza kwera. Ise mugati wabiryoshye.